ndagira ngo udusobanurire izina amasegonda watubwiye ko witwa umugore w'inyamibwa Esther. Urakoze cyane izina amasegonda ryavuye. Uranjyana neza mu ijambo ry'Imana n'ujya kunyobya nawe ngukundira kandi ndi mu Yabanza nsubiza ako kabazo kuko twasimbutse badusomeye ijambo tarakansubiza. Kunyita amasegonda nari nima mbumba kabindi. Umunyamakuru arambaza nkuko nawe wambaza ugakora mu gihe kingana iki. Buriya bintu byo kubumba bizwe n'abantu bake cyane. Kana urabona muri abasirimu ntimuzi ibyo mabumba n'iki ntago muratemera mu bumba cyane. Ahubwo birambaza iyo musanga ntari mu kubumba kuko nagiyeho mbumbira. Ubwo rero noneho ndabanga gukora mu isagonda imwe n'iminota 15. Ubwo yarakubajije ngo ugakora igihe kingana iki? Noneho kugira ngo asubizamo ngo ngwiki ngakora mu isagonda imwe n'iminota 15. Ahita kwita amasegonda. Ahita nyita amasegonda ngo ngubwo rega nta wundi ni samu gakire baniwe data kwigeze ni bari nyise. Abandi sabye mu masegonda. Ubundi abandi bamamagara nkundi ngabo. Haranyita nkundi ngabo gacara gace kanyita nkundi ngabo. Abantu barakicukiro bahamagara ngo nkundi ngabo we ni karame kabiri. Kandi reka nsa imbabaza abantu bajya batuka abanyamakuru bazabona kaga. Burya abanyamakuru rero murakurura ibintu bakabimenya kandi bagasomuga mugasiganuza abantu bagasobanukirwa. Imana ishimwe no bakuriye zine yo kunyita amasegonda. Ubundi nitwa Esther umugore w'inyamibwa isi yose irabizi. Cyangwa se washaka kavuga uti Mukaruyenzi wo kwa Theoneste. Mukaruyenzi wo kwa Theoneste. Yego. Ariko iyo mvuze Theoneste numva seshu rumeza. Ni umusaza wambyaye. Yanyise Mukaruyenzi umugore w'inyamibwa. Nanjye nkuze menye kujya kwishakashakira njya kwa pastor anyita Esther. Ubu nitwaga Esther. Nitwaga Mukaruyenzi umugore w'inyamibwa niryo datanyise. Iryo zina rero umugore w'inyamibwa ahubwo nabazi ngo cyo ari inyisira nagize akabazo. Ko nirebye ngasanga ntari inyamibwa. Arambya ngo ngiye nakwitiriye mama wawe umugore w'inyamama namukundaga ubundi yitwa Kakuze. Mama ni Kakuze Mukantarindwa. Ubundi rero yarambwiye ngo mu bagore bose yabonye mama yitwa gutya ko yaremwe se n'izina amwitagaje. Burya abagabo mfite ko munyugo n'abagore banyu ugarakana yamudimbye yumva kamukoza ahantu atisha urigaje none umbyari umukobwa witwa umugore w'inyamibwa. Yes, reka tubasuhuze tubaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Gibeon TV umunsi ku munsi. Mwebwe mudahwema gukora subscribe mutwereka urukundo cyangwa se mutwereka support yanyu. Kuri kamera zacu turi kumwe na mama Pasiteri akaba ari kumwe na Masegonda wa mukecuru mwese musanzwe muzi mumenyereye adusetsa tumufasha ibintu byinshi cyane. Tuguhaye ikaze Masegonda. Urakoze cyane. Imana ikumere mu gishutagabanije. Umeze uteze? Ndashimira Imana nezerewe ngo ubone wahindutse. Amaso abikweka nawe umeze neza nta mbeho nta satane yewe waranuze umwuka we ndanezerewe kakanya no kuri Imana impere mu gisha birenge byanyu n'intambwe zanyu zose. Uyu munsi se ko mbona barakwiba. Ubwo ni wowe. Ubwo ni wowe wigane. Ndare tugusenge kujyana ariko burya. Ngashana banyibewe. Ibanyi ni imari ikomeye cyane. Ni imari ikomeye cyane. Ni imyambaro barenze kundodeshereza. Umuntu yari yambonye yampimye. Umeze uteze? Ndashima Imana. Hari umuntu ukuri iki kiganiro ariko asanzwe atakuzi. Iki kiganiro rero rwose nge meze neza ndi smart ndanezerewe. Uri? Ndi smart ndi mu. Uri sumaku? Ndi sumaki ifata ibintu ndi smart. Uri smart. Ndi smart magaze neza ndibameze neza. Nta satani nta gicu gikuba kuri gihe kibi. Yego. Ahubwo nabonye agacu kiziringira karimo umwami w'abami. Haleluya. Uri smart. Ndi mu mavuta we. Mu mavuta amaso. Uri smart rero. Niko. Karame. Uri smart. Ndi smart. Uyu munsi se twaje kugusura urumva? Ibaza umuntu twabwiye kuva mu gitondo ko turi buze ariko tugasanga nta kintu watetse. Ahubwo nababuze. Urabona ko hari abana babo babinyibiye n'abikiye misoro. Babikwibye. Wari watetse? Ni natetse. Cyari kiri muri jage nta Teremus ngira. Eko abana bahita bahubuzaho umuceri warose kuri wa wundi n'ibishyimbo by'imara byasigaye bahise bahuza barajyana.
dore ko nakirya inyama ngeze sinkirya n'inyama. ariko se ukunda inyama Jewe ko napenda nyama tu. Ese uri umushi Nikosa faranga kwenda ku niko ulikosa faranga ya kwenda kuuza nyama unazipenda unazikumbuka niko napenda nyama tu. Mungu akupe nyama Na nipe nyama Mungu. Tangira wibwira abantu bakurikiye babonye iki kiganiro. Ubu ngubu iki kiganiro ndi hano kuri kamera imbere Gibeon TV. Nitwa Esiteri mugura y'imibwa ariko nkina nitwa Amasagonda ryo ryogiye mu kino gihugu. Ukina umupira se? Ahubwo nkina siporo. Nkanayamamaza nkayishishikariza abakuru n'abatoya siporo. Niyo ndyamye mbona ndimo niruka nkora siporo kandi iyo byaje ntaho bitangira. Ahubwo imyenda yaje ntabwo ari ya siporo. Ubusanga ubushire nabwo nguzanza ni umwenda wa siporo barampamagara bugiye bakabona mishaje yo kuza gukora siporo. Ngiye soka hano irwanko ariko nkajya gukinana n'abantu b'igikondo. Cyangwa se nuko mbonye biruka rage ndiruka nka nuko ibintu bikaba barabara. Siporo ni umuti kuri buri wese. Kudakora siporo ni ugupfa ntugaruke. Siporo nizo ngiye nkora siporo. Mu cyumweru ukora siporo kangahe? Nk'umuntu w'umukecuru. Shimwe turabanamukije mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ibice 5:19. Haravuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mubigenzuze byose mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi ndi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Masego ku bantu badukurikiye rero ndagira ngo udusobanurire izina Masegonda watubwiye ko witwa umugore w'inyamibwa Esiteri. Urakoze cyane izina Masegonda ryavuye. Uranjyana neza mu ijambo ry'Imana n'ujya kunyobya nawe ngukundira kandi ndi mu Yabanza nsubiza ko kabazo kuko twasimbutse badusomeye ijambo tarakansubiza. Kunyita Amasegonda nari nima mbumba kabindi. Umunyamakuru arambaza nkuko nawe wambaza ugakora mu gihe kingana iki. Buriya bintu byo kubumba bizwe n'abantu bake cyane. Kana urabona muri abasirimu ntimuzi ibyo mabumba n'iki ntago muratemera mu bumba cyane. Ahubwo birambaza iyo musanga ntari mu kubumba kuko nagiyeho mbumbira. Ubwo rero noneho ndabanga gukora mu isagonda imwe n'iminota 15. Ubwo yarakubajije ngo ugakora igihe kingana iki? Noneho kugira ngo asubizamo ngo ngwiki ngakora mu isagonda imwe n'iminota 15. Ahita kwita Amasegonda. Ahita nyita Amasegonda ubwo ngubwo rega nta wundi ni Samu Gakire baniwe data kwigeze ni bari nyise. Abandi sabye Masegonda. Ubundi abandi bamamagara Nkunda Ingabo. Haranyita Nkunda Ingabo. Gace kanyita Nkunda Ingabo. Abantu barakicukiro bahamagara ngo Nkunda Ingabo we ni Karame kabiri. Kandi reka nsa imbabaza abantu bajya batuka abanyamakuru bazabona kaga. Burya abanyamakuru rero murakurura ibintu bakabimenya kandi bagasomuga mugasiganuza abantu bagasobanukirwa. Imana ishimwe no bakuriye zine yo kunyita Amasegonda. Ubundi nitwa Esiteri mugore w'inyamibwa. Isi yose irabizi. Cyangwa se washaka kavuga uti Mukaruyenzi wo kwa Theoneste. Mukaruyenzi wo kwa Theoneste. Yego. Ariko iyo mvuze Theoneste numva seshu rumeza. Ni umusaza wambyaye. Yanyise Mukaruyenzi mugore w'inyamibwa. Nanjye nkuze menye kujya kwishakashakira njya kwa pasiteri anyita Esiteri. Ubu nitwaga Esiteri. Nitwaga Mukaruyenzi mugore w'inyamibwa niryo datanyise. Iryo zina rero mugore w'inyamibwa ahubwo nabazi ngo cyo ari inyisira nagize akabazo. Ko nirebye ngasanga ntari inyamibwa. Arambwira ngo ngiye nakwitiriye mama wawe umugore wanyu mama namukundaga ubundi yitwa Kakuze. Mama ni Kakuze Mukantarindwa. Ubundi rero yarambwiye ngo mu bagore bose yabonye mama yitwa gutya ko yaremwe se n'izina amwita Gaju. Burya abagabo mfite ko munyurwa n'abagore banyu. Ubwo arakano yamudimbye yumva kamukoza ahantu atisha uri Gaju none umbyari umukobwa witwa mugore w'inyamibwa. Ngo bakimara kukubyara ngo mama warakano yari yatayemo papa wawe avuga atarishima. Nyine hari abagore bazi ko abatware babo bigatuma babatakazamo. Burya umugore niwe w'agaciro niwe wigaburira ntago ari umugabo ugaburira. Burya uyu mugabo mufashe neza abagabo burya rero
abagabo bakunda nyine icyubahiro kandi utuntu bakunda tworoshye no guca bugufi yakoreye agasanga uri umugore wubatse urugo nyine umugabo ahita agukunda iyo gihe ko uzanshobora wowe kandi uri ifiseye kuri njyewe enye uri ifiseye kuri njyewe biroroshye ibyo ukora ndabizi uzajya ukerwa kujya mu kazi kubera nyine kumva ikinoperi cyo kwishima nyine urukundo rufite vitamine rwo rwa mbere reka nkubwire niba nta birungo ujya guteka isosi ariko isosi ifite ibirungo iraryoha ndabeshya mama pasiteri ijambo ry'Imana ritarimo ikirungo naryo burya hajya ibirungo nk'ubu ngubu nabonye ibirungo ngira ibona nuko ndi kumeremeta ntacyo bitwaye bwa bwigunge bwa butindi bwose izina rya Yesu toka dayimoni Imana ishimwe ubwo rero ikirungo cyari dusubire kuri rya jambo ry'Imana rero nagusimbukije umbwira urakoze cyane barasomye ngo umusomyi yadusomeye kandi afite teolojiya namushimye y'ijambo ry'Imana muri we ngo mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu birarindwi ntibizabeho umugayo ku munsi umwe Imana azaza guhemberwa ubwoko bwe ntimuzagire umugayo ndetse ahubwo hari n'ahandi yanditswe mu rindi jambo avuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice abatubona barasomye ijambo ry'Imana kumva baricitse iri jambo rimugarure hepfo haravuga ngo amina haleluya ntimukazimye umwuka w'Imana uri muri mwe ntimugayenyire ibihanurwa mugerageza byose mugundire ibyiza mushakashake muzabona musaba ubwami bw'Imana Imana ishimwe cyane kandi mukomange muzakingurirwa ijambo ry'Imana rero iyo ryatewe muri twebwe cyangwa muri mwebwe ntugapfushe usuntu bw'Imana nibyo nashaka kugira ngo mbabwire ntugahinyire umuhanuzi ubu ngubu Gideon ni umuhanuzi ukomeye cyane amahanga yose aramuhaye amanota abari muri Kenya abari muri Kongo abari mu Burundi abadukurikira abanyarwanda bari muri Australia abari hirya muri Togo na hirya muri za Zambia bari kutubona gute akore Imana y'u Rwanda birarenze tuzanajyayo turagiye kandi ku itoro nzabasura mu gihe gikwiye muzampamagare dore byari inzitizi byari ibingibi nta yindi singira nanga guhagara mu bana ntameze neza kuko ijambo ribaho ntimugasitaza abandi nzahagara mvuga ijambo rifite imperekeza yaryo barebye uko nambaye ndi smart ku ijambo ku mubiri no mu mutima w'ubwunza nakenyeye Imana zanyujije amavuta nta mpamvu Imana mbwira ngo uretse kumvuge ntago wambaye reka maze nkwambike imaze iminsi imwe nongera amasengesho nasanze iminsi 23 kugira ngo nkumeremeteshe neza kandi uhagarara ntago uzavuga ari uzamvuga bene data iri mu Mana Imana irakwigisha reka mbwira bagira jaruzi bati si kuki amenya Bibiliya kandi batubwiye ko tegeza ajya mu ishuri byo rukundo yavugaga ntigize yiga baranabindwanyirije baranabinkubitiye baranabintengera inyuma y'itoro bashyirayo abapasiteri bakuze nk'uyu nguyu uhagaze imbere mwiza kuki avuga abantu bakumva twe nitwe mureka dukora inama yo kumushyira detail nevora izansi hiryariye hapoekendesta hasi Imana iti ntago mbikunda simbyemeye ahubwo reka muzamure munera abandi bati no jamais potiye ni tutami potiye ntago kumana ibyo bikora ntago kumana bikora uvuze ngo iki wese ntago ibyo kumana bikora wumva utitinya utipinga kumana ibyo ntago bikora iyo ufite ijambo ryarageze muri ryatewe muri wowe uri wese ukuza kuza tubiramo akantu uvuze impamvu zabonetse ngo ntimureba ngibizuru ngimisaya Imana agireba ibyo onde twa abweke nasdive alopez dasdika Imana ikira no kubikora bikurima kandi bikagirira umumaro ho bigera wabatona kuri Gideon bamwe batangiye guhembuka bagarutse kandi zaguhamagara bikubwira ati urura mukecuru Masego turi kugana ku musozo rero sibyo turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu yego abantu bose bagiye biterateranya bakagira uruhare mu kugufasha yego icyo kintu wababwira mbasaba imigisha w'Imana hari ikindi se ibyo birahagije ngaho mera ijambo mama pasiteri nawe agira ikintu asoza yibwira abakunzi babo barakagira amata n'ubukiro bagategura urugori bagashakira mbere bakabyara babyaje inka Imana abanekeje bose nabo batumye bakaza murakagira amata n'ubuki murakagwiza imigisha mashi mu mapasiteri musabiye umugisha utagabanije Imana ishimwe cyane itorero ryari ryuzuye umwuka wera kandi bagubwe neza baterwemo neza bakomeze bakomere numva hari ikintu ngo wabwira rukundo buriya niba ari ijambo ufite cyangwa se n'ikintu wasoza uvuga ngiye ndarangije n'ibyo byari bindimo kandi mwumva ko bihari nubwo bikupwe biciwemo kabira ko hari ibindi hari ibyo noneho ngewe nta kibazo turagabanya komeza iminota nagombaga kuvuga yivuge ndayiguhaye
Rukundo ubyakiriye ute ko mpawe? nta kibazo vuga. Abahinyura ijambo ry'Imana bazapfa be kwibukwa, ariko abarishyigikira rikaba mu mitima yabo yehehe bazawugwiza imigisha, bazawugwiza imigisha, kuko bazi icyajyanye Yesu ku musaraba. Ntarobanura ku butoni, hoya 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 hoya, akunda abasitari, akunda abantu bose, ntarobanura ku butoni. Abasaza n'abakecuru yahayangaje, nimukomere hakurya hakuno, nimukomere iwacu we ibudapfa, turishimye turanezerewe, ducuranze inanga kuri Gideyo. Yego ngo bacuranze inanga hehe? Urabimvugiye ngo ni kuri hehe? kuri Gigiyoni. Inyi Gigiyoni ni Gibiyoni ntago ari ni beginanti hizi wibenere wa ururimi rurwita gute? Haleluya. Amina. Iyi ni burayo ntago ari ntago ari niringara. Ngaho merera pa ariko mama. Rukundo burayuzuye umwuka we amurenu bashaka kwishima. Ngaho merera mama Pasiteri dusezerere kugira ngo dusoreze ikiganiro dusenga. Rukundo yanzaniye Urukundo nguru Imana ishimike nanjye ngo no mikoro. Ngaho musezerere bagashaka kuvuga Imana ishimwe. Haleluya. Oh la la. Ndagukunda cyane. Nanjye no Imana ishimwe twahuje bizangira naho ushaka. Ndagukunda cyane rwose. Kandi tuzajyana mu ijoro. Amen. Cyane kunyaje bitso tondera. Kandi uko niko kuri. Ariko nari ngukumbuye. Numvaga nshaka kukubona, maze iminsi rwose ngutekereza mu mutima wanjye. Barambwiye kuzanyambika ngira ngo nuko babandi batera ibiparu. Batera ibiparu? Nta gutera ibiparu biko. Iyo ni pasuri. Nabiboye bitwaye ikisi. Bose mbifunye bikora. Oya ntubikureho, iyo ni modeli. Nta kintu cyakora kwikanza nta. Tuzo ko mbyumva bindimo. Irasobanutse. Iriyubashye, irankwiriye. Mana we, Imana ikunkwera umugisha. Tagobanije Imana ishimwe cyane. Amen. Abanga ufata kunde kandi abibone. Amen. Nzi neza ko buri kimwe cyose kizagenda neza, kandi Imana izakomeza kukwambika n'inkweto uzazibona. Jewe nizera ntashidikanya ko Imana ese ubundi wambara kangahe? Ari yaruko wambwiye ko onde uko nambara ibice bingahe? 30. Yambara ibice 30? 3 2. Gose nakura inkweto zimukwiriye ngo ndebe turebe. Nizabana afite akarenge gatoya. Ako yakubwiye ni na 29 ndayambara 30 gutyo. Wambara 30? Ibyo tuzabireba buriya abakunzi bacu niba bibona ko bagomba kukugura inkweto, tuzabireba tuzikukurire. Kandi ndabyizera yuko abaduteza amatwi bari kutwumva bazazigura. Imana iguha umugisha, ndagukunda cyane. Abakunzi ba GBN TV, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane, ndabahobereye, ndabagundiriye, nawapenda sana. Mungu awabariki sana. Mnaona kama Esther anafanana mzuri sana, anavaa mzuri sana, anacheka mzuri sana. Unaona kama unazani kama alishakuwa mgeni, wanataka kumuoa. Na nyie mnaviona? Kisi mimi niko naviona. Ibyo niko naona hapa ni barabara. Ibyo ndi kubona hano ni byiza cyane. Hanyuma ndabasezeye, Imana ibaha umugisha, tuzasubira utaha.